buri kintu cyose tuzadukora nyine ni ukujya tubanza tugasenga tukiragiza Imana guys, kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Mana turagushimira turaguhimbaje, tugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe, waturinze wabanye natwe, tubashe kugushima aya masaha. Uwiteka Nyiringabo rero turakunezerewe aya masaha. Uwiteka Mana, turi abanyabyaha, turareba tugacumura, tukavuga tugacumura, tugatekereza tugacumura, kandi nta wundi wo kutweza dufite, nta wundi wo kutuboneza usibye wowe. Reka Uwiteka Mana utweze udutunganye, numara kutweza no kudutunganya ubururu kubana natwe muri iki kiganiro cyacu. Uwiteka Mana uze kubana natwe, uze duha ibitekerezo, ujye uduha imbaraga zo gushobora bino bintu tuba twavuze, kuko Uwiteka Mana ijambo ryawe riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Tutagufite nta muntu waduha imbaraga wundi usibye wowe. Reka Uwiteka Mana ukomeze ubane natwe. Uwiteka Mana ubane natwe dutangiye dusojeje. Akoze kubyumvisha kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Guys, uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kintu kijyanye no gukora. Ujya usanga ahanini iyo umuntu akora akazi nyine akorera abandi bantu, ujya usanga nyine akora buhoro ntabwo akora gake. Ariko iyo ukora akazi kawe nangwa imirimo yawe ukora vuba vuba kandi nyine ukabikora neza. So uyu munsi wa none rero naje ngo tuganire ibintu bijyanye n'akazi, kuko nyine iyo tugiye gukorera abandi bantu dukora gake, dukora nabi, biterwa n'iki? Uyu munsi rero nicyo kintu naje ngo tuganire, niyo topic mfite uyu munsi kugira ngo tuganire. Please mwa bantu b'Imana mwe, komanteri zirakenewe, mukatugira inama. Rega namwe muba muzifite, ntabwo twebwe ayacu aba ahagije. Hari ukuntu waza ugatera komanteri ukavuga kabisa wenda kugira ngo tujye tugira imbaraga zo gukora cyane, nyine tugiye gukora mu kazi k'abandi, tugiye gukorera abandi bantu, kugira ubone imbaraga ni ukuhakora iki, sibyo? Kugira ugire imbaraga ni ukuhakora iki, ni ugufashanya. Kuvuga ngo nyine mbanzanye topic nka gutya nkabivugaho, ariko nawe nyine uba wemerewe gutanga igitekerezo, inyunganizi, cyangwa nyine nimba bimeze neza ukatubwira ko bimeze neza, uko niko kuri. So ntacyo bitwaye guys, ntacyo bitwaye. So rero ntabwo tugiye kuvuga nyine ku bantu wenda baraha muri Amerika. Hari abaha muri Amerika kuko ino channel ikorera muri Amerika no mu Rwanda. So hari abo mu Rwanda bayireba, ari abantu bayireba cyane ko ndi muri Afurika narakoraga, hari ahantu nakoraga nyine, ariko ahantu nakoraga wasangaga nyine nanjye byambagaho, kuvuga ibintu nzamvuga nihereyeho. Nyine wasangaga ndi gusinzira, ndi naniwe, mfite ubunebwe, mfite ubute, urumva? Handi nyine najya gukora akazi singakore neza, sibyo? Ntabwo gakora neza bakanyirukana, none se sinabaga nabyishe, bagombaga kunyirukana nyine, kuko bose wawe ntabwo yabona wica akazi ngo akwihorere, sibyo? Habe na hano nyine hano ahantu nakoze narangiza nyine nkagira ubunebwe, nkagira iki mva baranyirukana nawe. Ndavuga ibi bintu se ko bibaye too much. Ubu nzanjye ahantu mbe ntaramara kabiri banyirukana, mbe ntaramara kabiri banyirukana. Ariko guys nyine ikintu nshaka nje kubabwira uyu munsi wa none ni iki cyagufasha kugira ngo ukore akazi k'abandi neza, ugakore nk'akawe. Nk'ubu buzima naba mu isi turimo, nta muntu wifuza kuzakorera abantu forever. Uravuga ati kangiye gukorera bariya mbona igishoro nanjye ngende nikorere.
ese wibaza niwica bino bintu by'uyu mubose wawe ejo ukajya gukora ibyawe ugashiramo abakozi, uzi ngo bane bazakwicira ibyawe? Bazabyica. Rero tugerageze nyine nimba tugiye ku kazi dukore nko kwikorera, wikwita ngo ndi gukorera ngo abandi, urumva uri kubakorera nyine ubahaye amaboko yawe ariko nabo baragwa amafaranga yabo, kuko ise wifuza ko wabakorera nabi bakakwishyura neza. Ntabwo bibaho. Nimba ukeneye kuramba mu kazi kawe kandi ukagakunda, guys, wabyanga wabyemera uba ugomba gukora, kuko buno buzima turimo dukeneye kurya, dukeneye kuba mu nzu nziza, dukeneye imodoka nziza, dukeneye fone nziza, dukeneye ibintu byinshi byiza. Ntabwo uzabibona utakoze. Nukora nabi bakakwirukana, kubigeraho bizakugora. Ariko reka nyine tujye ibyo bintu byiza dukeneye, tujye tugenda mu kazi dukore nk'aho twikorera, and then nitumara gukora baduha amafaranga tugende tugure bya byiza dukeneye, sibyo? Nyine turi kujya inama, niko gatekerezo nayo mfite. Navuze nti kubera iki umuntu ajya mu kazi bamuhagaze ngo genda ukore hariya ugasanga yakoze nabi, yapfubije guys, yapfubije abikoze nabi. Ntabwo biba bisa neza. Uzi kugenda, tuvuge urugero, reka nze niho urugero nkanjye nkora amasaha 8 bakampa akazi ngo genda ukore hariya hantu, najya kuhakora. Ntabwo buri munsi mbyuzuza pe, ntabwo mbyuzuza, ariko ndagerageza, sibyo? Ndagerageza. Icyo bikora njya nkora neza kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu wumva narushe, ariko ndagerageza nyine. Ariko urumva iyo minsi ngahe, iminsi nimba nakoze neza 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 neza. Ariko nyine ikintu ngiye kubabwira nyine, reka dukore nk'aho twikorera guys. Nukora nabi bakakwirukana, ukamara igihe wicaye, uzagira amadeni menshi, uzasa nabi, uzabura ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza, kandi wakabaye uri gukora wabibona nyine. None se byanga byakunda tugomba kujya mu kazi, uragakora nabi barakwirukana, urabura akazi kawe. Ariko nugakora neza nyine biragufasha. Ni ukuvuga ikintu kigufasha, nimba ugeze mu kazi kora nk'aho wikorera. Icyo nicyo cyonyine kiguha imbaraga zo gukora neza, ukavuga ati kankore neza, nanjye ejo ninkora bizinesi yanjye ngashyiramo abakozi bazakore neza, sibyo? Kuko ikintu ukore, nimba ngusabiye nabi guys, nakavuze ngo nimba ngusabiye nabi, bya bintu ngusabiye biraza binzeho. Rero bityo reka ngusabire ibyiza, usabire ibyiza. Ninjya mu kazi ngakore nk'aho nikorera, nujya mu kazi ukore nk'aho wikorera. Ibyo bintu nyine bizagufasha kuba wakora neza kandi akazi keza, akazi kakakuryohera. Mva hari igihe njya nkora nkumva ntanataha, nkumva nakwiberamo, ngakora, ariko umunsi nyine mba nakoze mbishaka. Umva hari igihe sometimes umuntu ajya muri break agakomeza ngakora, ariko nyine ntabwo umva. None se najya kuri break, ntajyayo, ndagakora, nagakora nabi ndagakora, kandi ngakora nabi baranyirukana, mbura akazi kanjye. Rero ni ibintu navugagaho, ikintu cyo kuvuga ngo nimba ugiye gukora, kora nk'aho wikorera. Wikwita ngo bazampemba bazampa make, bazampa menshi, bazagira ute. Kora nk'aho wikorera, kugira ngo ejo bundi, ntabwo ejo hazaza nukora bizinesi bazazikore neza. Ibyo wakoreye bose wawe nawe abakozi bawe bazabigukorera. Icyo rero nicyo kintu nari mfite tuganiraho uyu munsi wa none. Ibyo rero reka dusenge Imana izadushoboze gukora ibyo bintu tuvuze ahangaha.
Mana turagushimye turaguhimbaje wabanye natwe waturinze habwa icyubahiro Uwiteka Mana ibintu bikomeye sometimes tuyaturuha tugacika intege tukabanya ntege nkeya tukabikora nyine atari umutima mubi atari ubugome ariko natwe nyine bikatubera ibibazo bakatwirukana ku kazi ariko Uwiteka Mana kugira ibyo byose tubyirinde nta wundi waduha imbaraga nta wundi waduha ubushobozi ni wowe wenyine ni wowe wenyine ushobora kuvuga ati nguhaye imbaraga genda ukore hariya kandi wakore neza umuntu akagenda akakora neza Uwiteka Nyiringabo rero ndakwingiza ngo ururuka udushoboze ururuka uduhe imbaraga ururuka uturinde kwikunda ururuka Mana uduhe utubabarire kandi tugire neza utubabarire kwikunda nimba tugiye gukora ikintu tukikora nkaho tukikorera uduhe ubushobozi kuko nta wundi uduha ubushobozi ni wowe dusaba ibintu byose nta wundi muntu tuba dufite twabisaba nta wundi muntu twasaba gukunda akazi ni wowe ugomba kubidushiramo ugategeka ati kunda akazi iyo umaze gutegeka ibintu byose birahinduka iyo uvuze rimwe gusa ugategeka ku kintu runaka kirakunda Uwiteka Nyiringabo rero turakwinginze ngwino utegeke ngwino uganze muri twebwe ngwino udukoreshe ngwino uturinde umutima mubi ngwino Mana ubane natwe kuko turagukeneye muri iyi minsi ya nyuma iyi minsi warabivuze neza ngo mu minsi ya nyuma ubuhenebere rero ni buno tugera mu kazi tugasinzira tugakora ibintu nabi ariko nta mutima mubi dufite ariko ndakwinginze wowe waza ukaduha imbaraga ukaduha ubushake bwo gukora ibintu neza kandi neza cyane ku buryo n'ababosi babibona bakavuga ati mwakoze neza Uwiteka Mana rero urakoze kuko ubyumvishe ntabwo tugusaba byinshi nk'aho tugutegeka ahubwo ibyo ubona bidukwiriye aba ari byo uduhera mu izina rya Yesu amen guys mwakoze kubana natwe naho ubutaha ndabakunda cyane ndabibutsa nyine TikTok yanjye nitwa Essence TV Shop please mumfollowinge munshigikire muze murebe video zanjye kuri YouTube ni Essence TV Show n'ubundi kubera nabishize kuri TikTok kugira ngo bijye biborohera kuba mwaza kundeba rero ndabakunda Imana ibane namwe mbona kubutaha yari umukobwa wanyu Olive mukunda cyane Imana ibahe umugisha kandi nanjye Imana impumugisha ngese sinkwiriye nanjye ndawukwiriye umugisha nanjye impumugisha kandi idushoboze gukora ibi bintu tuba tuvugiye hano murakoze rero ndabakunda